nta kintu gitangaje kirimo kubera ko tuzi yuko nta muntu ujya ugonga umuntu yabigambiriye. Ikintu kigenda kidasanzwe itegeko ubu ryateganyije ni uko buri kesi yose hakomeretse nk'umuntu cyangwa se umuntu yitabye Imana irangirira mu rukiko akagenda akajya kuyiburana. Benshi bacibwana n'amahazabu nta nubwo bajya no mu bindi bihano birimo ibisubizo. Fasha usobanurire nk'uyu muntu umusubize twumve igisubizo wamuha. Aravuga ati umuntu yashinjwe kwica arabihamwa na polisi ararekurwa, abandi barashinjwa gusoma igitabo ariko barafunze. Sa nk'usubiza nk'uyu muntu wamubwira gute? Muraho bwana Bismarck. Muraho. Okay, watangira wibwira abantu kugira ngo wenda tugire ibyo tuganira by'amategeko. Nitwa Nutire Murangwa Faustin, ni umwavoka mu rugaga rw'abavoka. Rubanda wacitse ururondogoro ngo DJ Toxic ngo yagonze umuntu aramwica hanyuma arafungurwa. Sinzi icyo wadusobanuriraho. Ubundi ni ryari umuntu ahabwa igihano gisubitse? Wagira icyo tubwira kuri ibi bintu abantu bari kwibaza bati ni gute umuntu yahamwe ibyaha hanyuma akanafungurwa? Birababaje kubona abantu babitekereza gutyo, ariko ni nayo mpamvu uburyo ubutabera butangwa mu izina rya rubanda, kubera ko uretse rubanda bose kugira ngo buri muntu agire uruhare mu gutanga ubutabera, yajya yumvisha uwo yumva ashaka kumvisha cyangwa se akareka uwo ashaka kureka. Ariko nta kintu gitangaje kirimo kubera ko tuzi yuko nta muntu ujya ugonga umuntu yabigambiriye, byaba ari ubwicanyi. Rero kuba byarabaye ni impanuka kandi n'abandi barazikora. Biba bibabaje yuko biba byatwara ubuzima bw'umuntu, ariko aba ari impanuka. Hari n'abantu uretse no kuba we yaranageze no muri gereza, hari n'abo bafunga kuri polisi bagahita babarekura, bamara kubarekura hanyuma ikintu kigenda kidasanzwe itegeko ubu ryateganyije ni uko buri kesi yose hakomeretse nk'umuntu cyangwa se umuntu yitabye Imana irangirira mu rukiko akagenda akajya kuyiburana. Benshi bacibwana n'amahazabu nta nubwo bajya no mu bindi bihano birimo ibisubizo. Rero ku kibazo warumbajije kijyanye no kuvuga ngo ni ryari umuntu asubikirwa igihano, uretse no kuri ibyo ngibyo bijyanye n'iby'impanuka cyangwa se guteza urupfu nta bushake, igihano gisubitse ni igihe cyose ushobora kuba wakoze icyaha umucamanza akabona harimo impamvu nyoroshya ku buryo ishobora gutuma akuha igihano gitoya giteganywa n'itegeko cyangwa se na gitoya gishoboka, kuko ibyo byose birashoboka. Hanyuma rero akaba yanareba niba n'icyo gitoya yatanze adashobora kugisubika, kuko impamvu y'igihano si uko umuntu buri gihe afungwa, ahubwo impamvu y'igihano ni ukugorora umuntu. Ubundi se bisanzwe bibaho ko abantu bacitse ururondogoro? Ubundi bisanzwe bibaho ibingibi? Njye nakubwiye ngo impamvu ngiye mbona abantu bacitse ururondogoro ni uko bo uba wumva bimeze nk'aho ubu ngubu kuri murandasi cyangwa se kuri rezo sosiyo bisigaye byarahindutse nk'inkiko za rubanda, aho umuntu wese yumva yakwicaraho agaca urubanza ariko atazi yuko uko ushobora kurucira mugenzi wawe nawe ariko bashobora kurugucira. Ariko nakubwiye ngo niyo mpamvu habaho abacamanza babyigiye babihuguriwe ndetse babifitemo ubumenyi ndetse bazi amategeko, bakurikiza amategeko, kuko bigenze nk'uko nyine abantu baba bagaragaza amarangamutima yabo byaba ari akaga, kuko uri muntu yajya
yajya hambira uwo ashaka guhambira hanyuma akarekura uwo ashaka kurekura, ntabwo byaba ari byo. Ariko ikintu cyaba gitangaje ni uko byaba ari ibintu bidakurikije amategeko. Nakubwiye ukuntu uretse kuba bikurikije amategeko, hariho n'ibishobora kuba munsi y'ibyo ngibyo, nk'uko nakubwiye yuko hari n'abagarukira kuri polisi bagataha, hanyuma bakazajya kuzacibwa amande nyuma, cyangwa se bakazahabwa ibihano by'ibifungo bisubitse, ariko barakurikiranwe bari hanze. We noneho yanakurikiranwe afunze, ku buryo noneho n'icyo gihano cyagiye kuza harimo no kuvuga ati uyu muntu yari afunze, niba hari n'ibyo kugororwa yaragororotse. Ibi byose umucamanza niwe ubisuzuma, bisuzumwe na rubanda byaba ari ibindi. Ariko rero ikibazo gihari mu Rwanda ni uko buri muntu wese ashaka kuba umucamanza, ndavuga ku nkiko zisigaye zaradutse zo kuri rezo sosiyo. Ubu bisanzwe bibaho wowe ujya mu nkiko inshuro nyinshi ukajya mu manza zitandukanye? Ngenda kubwira ngo igitangaza ni ukuba umuntu ahubwo anakurikiranwa ku mpanuka, anakurikiranwa afunzwe, kubera ko abenshi bakurikiranwa badafunzwe. Okay. Nibyo byari uvuze ngo hari n'ibiri munsi ku buryo ushaka kugezwa kuri sitasiyo ya polisi ukarekurwa. Nibyo nakubwiraga, kuko iyo habaye impanuka harebwa yuko wa muntu rwose, kuko ikintu gihanwa mu cyaha ni umugambi umuntu yari afite. Rero mu mpanuka ntabwo umuntu yaba yari afite umugambi wo kwica umuntu cyangwa gukomeretsa umuntu, ahubwo akenshi usanga bamuhanira kubera kuteganya guke kwe, cyangwa se kutitwararika ibintu bimwe na bimwe bishobora kuba byaramuviriyemo kuba yakora impanuka. Ibyo ngibyo akaba ari byo bashobora kugenderaho bakareba niba hari impamvu nyoroshyacyaha cyangwa se hari impamvu nkomezacyaha. Hanyuma iyo nk'ibi bibaye, twavuga ngo ni ubutabera bwakoze inshingano zabwo, ku buryo twavuga ati wenda ni ubutabera bwiza, cyangwa ni umuntu umwunganira wamufashije kwerekana neza ko bitari bigambiriwe? Ni iki twashima hano muri ibi ngibi? Icyo twashima ni uko twashima yuko ni ubutabera bushingiye ku mategeko, kuko ibi bihano ni ibihano biteganywa kandi biteganywa n'amategeko, kandi rwose ntaho umucamanza yarengereye. Ntago bisaba kuba ari umuntu udasanzwe wamuburaniye, ni ibintu bisanzwe gusa yenda nabyo yenda byabaho byiza, kubera ko nabwo ni uburyo bw'ubutabera. Niba wireguye neza, umucamanza akumva impamvu zawe, akumva izo mpamvu, akumva ko ari impamvu nyoroshyacyaha, akaba yakugabanyiriza ndetse akaba yaguha n'ibihano bisubitse. Nta kintu kirimo gitandukiriye amategeko. Numva nta kintu kidasanzwe gihari. Iyi mirimo y'insimburagifungo yahawe yo wabitubwira iki? Abikora ate? Nk'uyu muntu usanzwe ari umudije bakavuga ngo ajye kubaka, sinzi icyo watubwira. Ibi byo abikora ate? Bigenda bite? Ni ukuvuga ngo igihano nsimburagifungo ni igihano giteganywa mu mategeko y'u Rwanda. Ahubwo yenda bisaba itegeko ryihariye risobanura ukuntu imirimo nsimburagifungo ikorwa, ku buryo rero yenda icyo nicyo abantu bagakwiye kureba bakavuga ngo ese mu itegeko riteganya igihano nsimburagifungo iki ngiki by'umwihariko cyakorwa gute? Ku buryo rero ntago icyo ngicyo cyaba mu by'ukuri ikibazo ngo umuntu yahawe igihano nsimburagifungo mu gihe giteganywa mu itegeko, kuko iyo ni gusegurira ndashaka kuvuga ngo
abantu bagakwiye kuba bacika ururondogoro mu gihe umuntu yaba yahawe ibihano bidateganywa n'amategeko cyangwa se bitajyanye n'ibyaha yaba yarakoze. Okay. Mfasha usobanurire nk'uyu muntu umusubize twumve igisubizo wamuha. Aravuga ati umuntu yashinjwe kwica, arabihamwa na polisi, ararekurwa, abandi barashinjwa gusoma igitabo ariko barafunze. Sa nk'usubiza nk'uyu muntu wamubwira gute? Ni ibyaha bibiri bitandukanye. Icyaha cya mbere kiragambiriwe, icyaha cya kabiri ni icyaha kidagambiriwe. Ni ibyaha rero bidafite uburemere bumwe, urumva? Ni ukuvuga ngo hariho, nibyo nakubwiye ngo hariho ibyaha ku bundi icyo bahana mu cyaha, bahana umugambi wari ufite ukora icyo cyaha. Mu bijyanye rero n'impanuka, ni ukuvuga ngo nta mugambi wari ufite wo kwica uwo muntu, ariko mu buteganye buke bwawe, mu kuba yenda bikugwiririye uwo muntu abiburiyemo ubuzima. Ubwo rero ntago ujya gukurikiranwaho, abantu bakomeza bareba ko wa muntu wamwishe, ntago bareba yuko utamwishe ku bushake. Hanyuma rero mu kindi cyaha, ni icyaha wagambiriye, uragipangira, urakinonosora, uragitotsora, urangiza umugambi, nta kigukomye imbere, nta n'ikigutesheje. Ubwo urumva wowe ibyo bintu abo bantu bahanwa kimwe uretse gushyira mu marangamutima. Noneho ikibazo ni uko abantu barebera uburemere ku ngaruka, ariko ntibarebe kuko ntabwo hari guhanwa ingaruka, hari guhanwa ahubwo umugambi w'ukurikiranywe yari afite. Okay. Hanyuma reka ubwo tugize amahirwe yo kukuvugisha tukubaze kuri iki kibazo bavuga Djihad yafungiwe gusakaza amashusho y'urukozasoni, ariko nawe ibi bisa nk'ibyigeze kumubaho mu gihe cyashize. Ese umuntu nk'uyu ukorewe icyaha uri usanzwe ufunzwe, bigenda bite? Ushobora gutanga ikirego, bigenda bite ku muntu nk'uyu? Rwose ntabwo kuba ufunzwe ntabwo bikubuza uburenganzira bwawe, harimo n'ubwo kuba watanga ikirego. Hanyuma ukazabiburana gute? Muri gereza n'ubundi abantu bari bafungiye muri gereza, iyo bafite izindi manza barahamagazwa bakazitabira, zaba iz'inshinjabyaha, zaba iz'imbonezamubano, zaba iz'ubucuruzi. Rwose ntabwo ibyo ngibyo bimuzitira kuba yarangiza izindi nshingano afite muri sosiyete. Okay. Hanyuma ku bijyanye na Semuhungu, we ashinjwa ibijyanye n'urukozasoni ariko n'imibonano mpuzabitsina. Sinzi niba hari itegeko rivuga ku bantu wenda baryamana bahuje ibitsina iyo hajemo ibyaha nk'ibi ngibi. Mu Rwanda ntabwo icyo ngicyo ari icyaha. Ikiri icyaha kandi ni icyaha rusange, ni uguhatira umuntu cyangwa se ibyo bita gufata ku ngufu cyangwa se gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina atabishaka. Okay. Rero waba uyimukoresheje muhuje igitsina, yaba mutandukanye ku gitsina, ibyo ngibyo icyo cyaha kirahana. Nibwira yuko ntarinze njya muri dosiye kubera ko ntabwo nyizi ntaho nyikurikirana. Nibwira yuko ari muri urwo rwego. Abantu bashobora kubyitiranya yuko akurikiranywe kubera ko ari umuntu ubana cyangwa se ugirana umubano n'abo bahuje ibitsina. Ntabwo icyo ngicyo ari icyaha. Icyaha ni ukuba yakoresha iyo mibonano umuntu ku gahato cyangwa se ku buryo butumvikanywa. Ubwo se byakomeza bikitwa icyaha kandi wenda ari umuntu bahuje igitsina
mu itegeko bitagaragaza niba ari uwo bahuje igitsina cyangwa batagihuje? nakubwiye ngo igihanwa ni ugukoresha gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ntabwo rero bigombera kuba ari uwo mudahuje igitsina cyangwa se muhuje igitsina. Umuntu wese wakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato urabihanirwa. Okay, dusoza n'icyo wabwira abantu wenda ugende kuri iki kiganiro tugiranye unagaruka no kubiriya by'iriya wafunguwe DJ Toxic? Ikintu nasaba nuko nasaba abantu kujya bizera ubutabera kandi mu kwizera ubutabera kuko ubutabera butangwa mu nyungu za rubanda, bakaba bizera abatanga ubutabera cyane cyane iyo biciye mu nzira z'amategeko. Ikindi bakaba birinda kutajya gukora nka komantere zishingiye ku marangamutima, ahubwo bakareba ababihugukiyemo bakabasobanurira cyangwa se bagasobanuza, ariko cyangwa se bakanasoma, aho kugira ngo ujye guteza ubwega ujya kuvuga ibyo utazi bishobora no kukuganisha no mu byaha. Okay, ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro tugiranye kandi ngushimiye ku mwanya ujye uduha wo gukora ubusesenguzi. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Bye.